Gamba Mugira amahoro ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. aho niho ndi kumva musobanutse cyane tuje muri ino nama rero tujye kuvuga ku bintu bibiri. Icyambere tugiye kuvuga ikintu cy'isuku. Ikindi turavugaho twongeye tuvuge ku kintu cya dayimoni yateye iki gihugu cyacu. Murabyumva neza? Ninde wambwira rero umuntu ufite isuku aba ameze ate? Wewe wambaye rinete. Tubwire ibintu bitatu biranga umuntu ufite isuku. naho umuntu ufite isuku aba yiyogoshesheje yakarabye yisize yambaye neza yambaye n'udukweto turi fresh. Yes, muhamashi. Nabikoze ikindi tujye kuvugaho mureke gusakuza reka twumvikane. Ikindi kintu tujye kuvugaho ari iyo yateye iki gihugu cyacu nta bundi buryo twakirindamo usibye kuguma mu rugo, sibyo? Ibintu turi kuvuga murabyumva neza, kubikurikiza aho tuzagongana akazabihanira. Ubwo rero abantu tuzajya duhura mu mihanda kuko tuba turi gutemberamo turi no gukora siporo, umuntu tuzahura nawe ni ibihano. Murabyumva neza? Ninde wambwira kirazira ebyiri yabaza? kirazira kugambanira igihugu. Uvuga uhagaze. kirazira kugambanira igihugu. oya ibyavuze ni ibyo Tesha agaciro igihugu cyacu. Ibyo byose murabyubahiriza? Ubwo rero inama yacu ni ibingibi yari ishingiyeho, ntabwo twaje mu mikino. Murabyumva neza? Abo tuzagongana bazabihanira. Ubona harimo nabo twagonganye ariko ubwo nizeye ko bitazasubira. Ubwo niyo nta kindi rero ndi kumva twasubira iyo twaturutse. Nta muntu ufite ikibazo se? Tubwira ikibazo ufite. Murakoze. Ikibazo njye mfite nyine nanjye ndimo kuza ndi mu nzira naje guhura n'ikibazo. Hari ikintu nabonye ntazi neza, ubwo niba ari icyo kintu ubwo twakoresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo tukirinde. Murakoze. Nkuko twabibabwiye niyo mpamvu twatangiye tubabwira ngo mu rwego rwo kwirinda iki kintu cyateye igihugu cyacu
baguma mu rugo. Rero muri kuba nk'uyu mugenzi wanyu y'ukuntu yari ari kugenda ahuye nacyo kubera atarakizi rero nawe yakoze ubushoboka bwose aragihunga aragenda akavaho ngaho. Ubwo muri kumva rero mukomeje kugenda ntimugume mu ngo zanyu ngo natwe nk'abantu babishinzwe dushaka uburyo turakirwanya byatangira kugorana. Ubwo rero icyo umuntu yabasaba no kugira mugume mu rugo natwe dukora akazi dushinzwe byo ko twakirwanya. Byumvikanye? Yego. Aho dufite ikibazo numva rero twakwakira kapiteni kuri iyi timu akagira ikintu yakongeraho. Niramvuga amagambo menshi kuko mwabonye yaravuye. Kapiteni ko mubizi nje bayoboye bakontrola uyu akaba muyobozi wacu mukuru. Uko mubona rero inama kwa twari tumije kugira tubabwiye ku ibyo bimwe bababwiyeho. Ndetse kana cyo nababwira rero ndetse ari kurwanya ibyo bababwiye byo kurwanya kugira ngo bitazafata nabi bukaba komereza sengo kandi mukaguma mu rugo ko bababwiye bw'amashamba nta byiza kukuyajyamo sengo. Okay, niba nta kindi rero mwagenda. Ndumva twamushimira. avuze neza cyane ijambo riratinze komeza utugira inama ntazadufasha nabi. Okay, murakoze. Basubira mu kazi kanyu. namwe bayobozi mugira uko mwatugwana iki gifatani urakubwira ngo ufite ikibazo nubwo yisaziye nukuri iki gisatani ni kibi cyakwica pe mugira ukuntu mutugwana natwe tuze tuba mu rugo twishimye kuko iyi satani yakwica pe. niyo mpamvu turiho kugira tubarinde rero leta n'ubashinzwe umutekano kugira ngo barinde ariko n'amashengesho agomba pastor nanjye ndi kubikurikirana nanjye narurose pasiteri ufite umusatsi nk'ubwoya bw'ingurube nta muzungu ugurana wo mu muhanda kujya kunyana ikibazo ikigaro mwagenda ujya mu ceceke ibyo ntabwo ari byo mwagenda mugatava Just name, focus, change of position. Parade de turn light. Parade de quick march. urabizi uzi ibyambayeho n'ibiki mama uzi ko ndi kujya mu nama uzi ko naje kubona cya kintu narakubwiye mwana wanjye ako kaguru kawe narakubwiye ngo ujye wicara hamwe warananiye ni ubwoba bwanyishe ibaze noneho iyo kigutwara nari ndabigenza ute ngo nyine igihe cyari cyaba kigeze ariko cyaje kuntera ubwoba yari ari ikintu utamenya ubwoko bwayo mwana wanjye pasiteri yarabikubwiye nanjye ndakwihanangiriza ariko warananiye bose mama rero ko yari ari inama none uragira ngo nzabigenze ni kuba wagiye utambwiye mama nose ko utari uriyo uri kugira ngo bigende mwana wanjye bubu bwa mbere na nyuma uzongera kuva mu rugo
ntabwo tuzabyumva kimwe. Jya uguma mu rugo uve mu rugo ari uko unsabye uruhushya. mama nanjye cyane ubwoba sinzongera kuva mu rugo n'umunsi n'umwe. kiriya kintu pasiteri akivuga byanteye nanjye ubwoba. ibaze ko nanjye ntava mu rugo ari njyewe atari nanjye gishaka. ntabwo nari nakabyemeye neza ariko kubera nakiboneye mama nawe nushaka ntuve mu rugo. wari warambwiye ko ubyemeye ko utazahava none ukuntu wahavuye byanyobeye pe. byatema ariko niranama mama ntabwo nindi buveyo pe. niranama ni kera. mwana wanjye cyo dutahe ariko ntuzabyongere. ntabwo nabyongera. komera mama mu. komera cyane. ariko urumva ko umukobwa wawe amaze kumumenya. umaze kumumenya ndabyumva. icyo nari nje kukubwira ko imyuka mibi yaje ije izi umukobwa wawe. nguki imyuka mibi iyo ndi kukubwira. ubwo ni uwundi hari ntabwo ari muhoza wageze. niwe nta wundi ni uwo nguwo. pasiteri rero mfasha gusenga turebe ko twatsinda izo myuka mibi zikagenda. ibyo ngibyo nabyo turi kubikurikirana turebe ko byagenda. tumaze iminsi turi kubikurikira. nabwo ndi kugera hano hepfo kambe mageze. ubwo turasenga. pasire mukomeye murashaka amakuru ni meza. nanjye nari mvuye gusenga. none si ko muri aho byifashe gute ko ya gahunda twe twavuga. hano turabyigaho turi mu nzira yo gushaka igisubizo. ariko igisubizo kiraboneka. nanjye nari mvuye gusenga ngo ndebe ko hari icyo Imana yatubwira. naho abaturage bawe babwire. ndi kubabwira ati mureke kugenda cyane mu nzira. ati hari imyuka mibi yaje kandi iyo myuka mibi ishobora kubangiza. kumvure mu nzira nziza. ubwo reka mbe mbaretse nanjye nje kureba ngere mu rugo. ubwo ndabikurikirana nanjye ngomeze ikintu. ugomba kubicunga kabisa kuko nawe birakurira cyane. rero ukuntu mbibona kiriya kintu kirakaje cyane. kiriya kintu dukwiye kugikurikirana nkatwe twabamenye amasengesho namwe mushinzwe umutekano mukareba ko hari icyo mwakora. cyane tugomba gushaka uburyo twabigenzamo. icyo kintu tugomba kugihashya. ukareba ko n'aba bakungirije nabo bagira ko ukabaha imyitozo zishoboka zose bakabikurikirana nabo isaha ku isaha. nawe ukora imyitozo zo gusenga. natwe turi kubikurikirana. tumaze iminsi tubirimo kabisa. ukubona rero niwe twaherahe kugira tugifate kuko imbaraga niwe ufite imbaraga zidasanzwe kuvuga ati cyaje cyagaragaye hano ngaha. buriya umuntu abonye ko cyaje yahamagara uyu fande wanyu akabibabwira namwe mukareba ko mwareba ukuntu mubigenza. mugacunga hirya no hino. isaha ku isaha cyaturuka cyangwa kigaturuka ntawe wamenya aho ntacyo. kubona pasiteri rero hari ukuntu twe kuri radar uje kubona byakwamye nta turukura neza ukuntu ikirere kimeze n'ukuntu ugiye gutera isi. mwebwe rero abanyamushengesha ukuntu mubyereka mukanabyibona mbese maso ku maso kumva. niyo mpamvu twakwitabaje rero kugira ngo ku isaha n'isa igihe tugushakiye tugomba kukubona. dukoresha imashini niyo mpamvu. natwe turi kubikurikirana nkatwe tukareba ko Imana niyo ibishoboye. nta wundi umuntu uretse Imana yonyine. nta muntu w'umuntu wabishobora uretse Imana yonyine. wowe komeza usenge rero nta kibazo. natwe turabikurikirana turakora amasengesho menshi ashoboka. tumashyiramo imbaraga. turi kubishyiramo imbaraga tukareba ko twabashishikariza bakaguma mu nzu ntibagomeze gukwirakwira cyane impande y'amashyamba cyane kuko niho gishobora kuba kiri ariko hatariho umuntu ubizi. ubwo ndumva nta kindi ubwo mwagomeza mugacunga umutekano. urakoze muzisenge mwumvise muzisenge muzatibu ntayoroshe. buri wese rero numva yajya mu mwanya we
akaba rero biva hirya no hino afande nje ndanashonje rero igihe cy'ibiryo cyageze ntuzajya kugamba kuvuga ngo urashonje isasu bizatuma rifite kunyuramo ayaya umuntu yanabivamo kwicwa n'inzara ni ku masaha ibyo wiyemeje ugomba kubirangiza buri wese mu mwanya we.